amateka. Ikaze ku rwibutso rwa Jenoside rwa Nyanza Kicukiro. Uru ni urwibutso rushyinguyemo abasaga 100 ni abatutsi bari barahungiye mu cyahoze ari Eto ariko bakaza kwicirwa hano ku musozi wa Nyanza. Njye nitwa Sanctus Turatsinze, ni umukozi wa Ibuka, ndi umu guide hano ku rwibutso, ariko nari kumwe na mugenzi wanjye witwa Gilbert, nawe ari imbere ho gato. Ndagira ngo tuze dusangire amateka ya runo rwibutso, tunarebe n'ibindi bice bigize urwibutso rwa Jenoside rwa Nyanza. Karibu. Rero baje ku itariki 11 Mata 1994, nibwo babazamuye mu masaha ya saa 11 ashyira saa 12, babazamura babavana muri Eto babazana hano i Nyanza. Kuva rero muri Eto ugera aha ngaha ni urugendo rurimo nk'ibirometero nka 3. Ubwo rero ibaze namwe kuvana abantu hariya ubazana baje kwicwa, nta kintu cyari mu mutwe yabo, deja bari bamaze gupfa mental, bari bamaze gupfa mu mutwe. N'abandi mu kirere bizajya nk'uko twari tumaze kubirebera hamwe, iki ni igice cya gatatu kigize ubusitani, kigize urwibutso rwa Jenoside rwa Nyanza Kicukiro. Ni igice cyitwa ubusitani bw'urwibutso cyangwa Jardin de la Mémoire cyangwa Garden of Memory. Iki rero ni igice nk'uko twari twabiboneye hamwe ko ari ubusitani bwubatswe kugira ngo bugaragaze uruhare rw'ibimera mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Rero turebye imbere yacu murabona ibuye rinini. Iri ni ibuye twasanze hano, ni ibuye rigaragaza ko Jenoside yakorewe Abatutsi tuzahora tuyibuka iteka n'iteka. Nubwo imyaka 1000 yashira, Jenoside yakorewe Abatutsi tuzahora tuyibuka, kuko ubusanzwe tuzi ko ibuye ari ikintu kibaho igihe cyose. Ntabwo ari nk'igiti gishobora kumara imyaka runaka kikaba cyavaho, ariko ibuye ni ikintu kibaho igihe n'igihe. Niyo mpamvu rero iri buye rihari nk'ikimenyetso cyerekana ko Jenoside yakorewe Abatutsi tuzayibuka iteka n'iteka. Rero ni ubusitani bwatashywe ku mugaragaro na nyakubahwa First Lady Jeannette Kagame ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 2022. Turebye rero mu gice cy'ibumoso hepfo gato, ni igice cyitwa Le Jardin Sec cyangwa the Dry Gardens cyangwa ubusitani bwumye. Ni igice tubonamo aya mabuye menshi cyane. Rero muri Jenoside yakorewe Abatutsi twabuze Abatutsi basaga miliyoni. Rero aya mabuye nk'uko muyabona ni amabuye menshi cyane. Rero ni amabuye ahari nk'igisobanuro cyerekana umubare w'Abatutsi twabuze muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Iruhande rwaho murabona ubwoko bw'igiti. Kiriya ni igiti cyitwa, twegera imbere, ni igiti cyitwa cactus. Ubu bwoko bw'igiti narindi cyitwa cactus.
ni ubwoko bw'igiti kizwiho kugira resilience cyangwa se kwihagararaho. Iki giti rero cyatewemo mu rwego rwo kugira ngo tuzirikane bato batari gito inkotanyi zafashe iya mbere mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Iki giti rero ni igiti cyera mu butayu, ariko iyo ukirebye gutya ubona ari igiti gisa nkaho gitoshye. Rero kugirango n'inkotanyi nabo ni abantu bemeye guhara amagara yabo, bakemera gusiga byose kugira bari bafite okaziyo y'uko bashobora kubaho ubuzima bwiza, ariko ibyo byose bakabyanga, ahubwo bakavuga bati reka tuze dutabare abanyarwanda bagenzi bacu. Mu gice cy'iburyo bwacu turahabona ubusitani bw'indabyo. Mu busanzwe indabo ni ikimera kigira ahantu heza, kuko indabo ari ikimera gihumura. Rero uyu murima w'indabo washyizwe muri uno busitani bw'urubyiruko mu rwego rwo kwerekana ko abacu twabuze muri jenoside yakorewe abatutsi ari abantu twakundaga, ari abantu dukunda, ndetse ari n'abantu tuzahora dukunda iteka n'iteka. Iruhande rwaho hari umurima w'amasaka. Amasaka nawo tugeze kubikomozaho turi hejuru. Amasaka mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi kandi igihe cy'umweru wayo, ubundi amasaka yagize umumaro ukomeye ndetse ukomeye cyane mu guhisha abatutsi bo bahigwaga muri jenoside yakorewe abatutsi. Mu gihe abantu bizeraga bavuga bati uyu twarabanye, aba twasangiye akabisi n'agahiye, bizeye ko bari bubahishe, nyuma bakabihakana, bakabahakanira. Amasaka rero yabaga ari na opsiyo ya nyuma cyangwa se nk'ubwihisho bwa nyuma. Ni igice tugezeho cyitwa rezo ere mare. Urabona umugezi uri aha ngaha, uyu ni umugezi uri aha kera. Ni umugezi bashyizemo mu rwego rwo gusobanura ko mu busanzwe tuzi ko amazi ni ubuzima, amazi atanga ubuzima, ariko mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi turetse ibindi bikoresho bagiye bakoresha, twavuga imihoro, twavuga amagrenade, twavuga amacumu, amazi nayo yakoreshejwe nk'intwaro mu kwica abatutsi benshi cyane. Rero hari imiryango igiye itandukanye mu gihe iyo turi kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, imiryango yo yibuka by'umwihariko abishwe bajugunywe mu mazi. Sinzi wenda namuzi umuryango witwa Dukundane Family, yo nicyo gikorwa ikora cyo kwibuka abatutsi bose bishwe bajugunywe mu mazi. Yaba Rigazo Central cyangwa The Central Loan, ni igice cyubatswe mu rwego rwo kugira ngo kibe umwanya cyangwa se kibe icyanya cyiza cy'abo bose bafite ibibazo nyuma y'uko basobanurira amateka ya jenoside yakorewe hano i Nyanza. Noneho mu gihe bumva atameze neza, mu gihe yumva ashaka kujya kwitekerezaho, mu gihe yumva hari uwo ashaka kuganiriza bitewe wenda n'urugendo rwe, agerageje kubihuza wenda n'amateka ye, noneho uyu aba ari we mwanya azamo, ashobora kuba yatembera, ashobora kuba yakwicara, niba hari ushaka kurira arire, kuko twe twizera cyangwa se twemera ko akenshi iyo ufite byinshi biri mu mutima wawe wumva ubangamiwe nabyo, akenshi iyo ubisohoye cyangwa se ukarira uba wumva uruhutse. Rero uyu ni mwanya wakorewe abo bose bumva batameze neza, bashaka kongera gutekereza cyangwa se kongera gutekereza ku masomo cyangwa se ku byo basobanuriwe, noneho abe yaza aha ngaha, abe yakora walk, abe yaganiriza mugenzi we, abe yumva atuje, donc ari muri safe space ameze neza. Ni amphitheatre yubatswe kugira ngo ijye yakira abantu bose bafite ibikorwa bigamije kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ni amphitheatre rero ishobora kwakira abantu bagera ku 6,000 bicaye neza, mu rwego rwo kugira ngo rero yakira abo bose bafite ibikorwa bijyanye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Iki gice tugezeho ni igice cyitwa Rezo Mvedu cyangwa The Upright Man. Ni igishushanyo tubona imbere yacu, ni igishushanyo twakorewe n'umunyabugeni w'umufaransa witwa Brice Clark. Nawe yifuje gutanga umusanzu we mu kwigasira amateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Nk'uko rero mubibona hariho umugabo n'umugore, rero aba ni abantu bahagarariye abanyarwanda bose muri rusange. Ubwo turavuga abana, turavuga
abasore, turavuga inkumi, abanyarwanda bose muri rusange. Rero mwitegereje neza murabona ko basa nkaho bari kugenda, basa nkaho bari guturuka mu misozi irimo umuriro. Rero ni abantu bashyizweho kugira ngo basobanure ko nibyo koko twavuye mu mateka ashaririye ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko abanyarwanda ntabwo bemeye guheranwa nayo, ntabwo bemeye kuganzwa nayo, ahubwo baravuze bati reka duhurize imbaraga hamwe, noneho duhobere ubuzima n'icyizere cyinshi cy'uko ubuzima bagomba kugira ubuzima butazima, ubuzima buzima. Rero nk'uko mubibona, murabona ko basa nkaho bari kugenda, ntago baryamye, ntago bicaye, cyangwa se nta yindi pozisiyo yindi barimo, ahubwo bari muri movement. Urabona ko basa nkaho bari kugenda. Rero ni igishushanyo yise mpagaze nemye, ntago bicaye, ntago byamye, ahubwo nemye, nkahangana n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi, kugira ngo twubake u Rwanda rutandukanye n'u Rwanda rwa kiriya gihe ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yakorwaga. Rero ni ye yakoze biciye muri buno buryo, tunamushimira. Rero byose ni ukugira ngo dukomeze tubungabunge amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Twakomeza ruguru. Iki gice tugezeho ni igice cyitwa Le Fosse et les Grottes cyangwa The Pits and Caves. Ni igice tubonaho ibimenyetso bibiri, harimo ubuvumo, hakaba hariho n'umwobo. Nongera kwibutsa ko ibintu byose biri aha ngaha bihari nk'ibimenyetso, ntabwo uyu mwobo urimo imibiri y'abazize Jenoside, byose bihari nk'ibimenyetso. Rero ubuvumo nabwo bwagize uruhare rukomeye mu kurokora Abatutsi muri Jenoside yakorewe Abatutsi, kuko hari benshi babugize ubuhungiro ndetse biza kurangira banarokotse. Rero ubuvumo nabwo bwashyizwemo kugira ngo buzirikane umumaro bwagize mu kurokora Abatutsi. Hari n'icyobo nacyo cyashyizwemo mu rwego rwo gusobanura ko Abatutsi hirya no hino ubwo bicwaga bagiye bajugunywa ahantu henshi hagiye hatandukanye, yaba abajugunywe mu nzuzi, mu biyaga, yaba abajugunywe mu misarani, noneho hari n'abagiye bajugunywa mu byobo by'umwihariko. Kugira ngo wenda niba mujya mukurikirana n'amateka cyangwa se amateka y'inzibutso zigiye zitandukanye, muzi urwibutso rwa Kiziguro, hariyo icyobo kinini kirimo imibiri y'Abatutsi ubwo bitwaga muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko hirya no hino mu gihugu naho hari ibyobo bigiye bitandukanye byagiye bijugunywamo Abatutsi muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Uko rero imyaka igenda ishira twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, hari ubuhamya bwinshi tugenda tubona abakoze Jenoside yakorewe Abatutsi bakagenda bagaragaza hamwe na hamwe hagiye hari imibiri y'Abatutsi binyuze muri ubu buryo bw'ibyobo. Hari Abatutsi rero benshi bagiye bajugunywa mu byobo, no kugeza n'ubu ngubu hari aho tugenda tubona hari iyo mibiri. Iki ni igice cya nyuma cya Musée de la Mémoire cyangwa cy'ubusitani bw'urwibutso. Ni igice cyitwa ishyamba ry'urwibutso. Ni igice rero kizaterwamo ibiti bigera ku 100. Impamvu y'ijana rero ni umubare usobanura iminsi u Rwanda rwamaze mu icuraburindi. Bivuga ko Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye amezi 3, ariko n'ubundi tubihuza n'iminsi 100. Rero nicyo gisobanuro cy'ibiti 100 bizaterwamo hano mu rwego rwo gusobanura iyo minsi yose Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye. Rero ubwoko bw'ibiti birimo hano, harimo ubwoko bw'ibiti 3 nabyo bifite ubusobanuro butandukanye. Igiti cya mbere ni igiti cyitwa umunyinya, igiti cya kabiri ni igiti cyitwa umuvumu, igiti cya gatatu ni igiti cyitwa umuko cyangwa umurinzi. Umunyinya rero wenda abantu batawuzi ni iki giti tureba. Igiti cy'umuvumu abatakizi ni iki ngiki, ni na kiriya kiri hirya yacyo, nanone ni na kiriya.
igiti cyitwa umuko cyangwa umurinzi ni iki ngiki, ni kimwe n'icyo ngicyo uyu nguyu wakozeho. Rero ni ubwoko bw'ibiti byatewemo hano nabyo bifite ubusobanuro tugiye kurebera hamwe. Rero ibi biti byagiye biterwa n'abantu bagiye batandukanye, n'abayobozi b'igihugu cyacu batandukanye, kugira ngo rero igiti twaterewe na nyakubahwa First Lady anashyiraho n'ubutumwa. Yavuze ngo rubyiruko bana bacu, ubu busitani bw'urwibutso bwafumbiwe n'abacu abatangana, twatabawe n'abacu bwite bato batari gito, bamwe twaboneye harahera. Uko butoshye tubutambagira tubibuka, duharanire kubaka u Rwanda ruzima rutazima. Murumva ko ari mesaje ikomeye, mesaje irimo amasomo. Rero nawe yagize uruhare mu kugira ngo atere ibiti biri muri ubu butani bw'urwibutso. Rero ubusobanuro bwa bya biti twavuze, hari igiti cy'umuvumu cyatewemo ku busobanuro bukurikira. Icya mbere ni uko tuzwi igiti cy'umuvumu bitewe n'imiterere yacyo n'uko giteye. Ni igiti kinini, ni igiti gikura kikagara, kikaba gifite imizi ikomeye, gifite amashami akomeye manini, ubona ari ahantu hose bitewe n'aho giteye. Rero muri Jenoside yakorewe Abatutsi twabuze imbaraga z'ejo hazaza, twabuze abana banganaga nkatwe, donc urungano, twabuze ababyeyi, twabuze ingeri zose z'abantu. Ariko nubwo umuryango wagiye ugabanyuka, ariko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi umuryango nyarwanda warongeye uriyubaka. Abari imfubyi bashinga imiryango yabo, babona amashami yabagiye abashibukaho, ndetse umuryango urongera uraguka uba umuryango mugari. Rero umuvumu uhari nko kugira ngo wongere twibutse cyangwa wongere usobanure ko nubwo ibyo byose twabiciyemo, ariko umuryango nyarwanda wongera uriyubaka, wongera uba mugari. Rero igiti cy'umuvumu ni ubwo busobanuro bwacyo. Igiti cya kabiri cyitwa umuko cyangwa umurinzi, ni kimwe cyitwa ko tuzi, nacyo cyatewemo mu rwego rwo gusobanura ko twe turi aha ngaha kugeza ubu ngubu, nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, hari ibyiza byinshi cyane u Rwanda rwagezeho, kuko hari n'amahanga menshi atajya yemera ko ibi byose u Rwanda rwabigezeho mu gihe kingana gutya. Ariko ibyo byiza, ibyo byose u Rwanda rwagezeho, ni twe tuhari rwo kugira ngo tubirinde. Rero twe turi abarinzi n'ibyiza u Rwanda rwagezeho nyuma y'amateka ashaririye rwaciyemo. Rero igiti cy'umuko cyangwa umurinzi gihari kugira ngo cyongere kitwibutse ko turi abarinzi b'ibyiza u Rwanda rwagezeho. Igiti cya gatatu cyitwa umunyinya, iki ngiki. Umunyinya nawo uhari kugira ngo usobanure ko nyuma y'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, na mbere na kare Abanyarwanda, mbere y'uko n'ubukoloni buza, Abanyarwanda bari abantu babanye neza, abantu bazi gusangira akabisi n'agahiye. Abanyarwanda iyo babaga bafite ibibazo byatumye bajyana ibyo bibazo, amakimbirane se cyangwa se ibindi bibazo, bari abantu bazi kubikemura mu buryo bwiza kandi batiteje abandi bantu bo hanze. Rero iyo babaga bafite ibibazo runaka, bazaga bakicara munsi y'igiti cy'umunyinya, bakicara mu gacaca, noneho ibibazo byabo bakabikemura, bakabicoca, nta muntu wo hanze uje. Rero igiti cy'umunyinya gihari mu rwego rwo kwereka ko Abanyarwanda nubwo ubwo bukoloni bwaje bagatangira kubacamo ibice bigiye bitandukanye, Abanyarwanda bari abantu bafite icyo bapfana ko cyarutaga icyo bapfa. Rero uwabaga yakoshereje undi yatangaga ikiru, noneho uwakosherejwe nawe akaba yatanga imbabazi. Rero ni abantu bari bafite ubuzima bwabo babayeho, bakabikemura batiteje abantu bo hanze. Rero umunyinya uhari kugira ngo twibutse ko nubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye, ariko Abanyarwanda kuri ubu ngubu ntabwo bongeye kugira ayo macakubiri, ahubwo Abanyarwanda babana hamwe, Abanyarwanda biga hamwe, Abanyarwanda bakora akazi kamwe, abari abakorege mu kazi runaka. Ngira ngo wenda namwe muri abantu bakoresha TikTok, ntabwo ntekereza ko nta bwoko bundi bukoresha n'abandi bakabakoresha. Oya, twese izina ni uko turi Abanyarwanda. Rero umuntu hari kugira ngo twongere twibuke ko turi bamwe, bityo tujye gupfa ari ibintu bito cyane kuruta ikiduhuje cyangwa se icyo dupfana.
rero ni ubwo busobanuro bw'ibi biti biteye muri kino gice cyitwa ishyamba ry'ubusitani. Tuba tugeze rero ku musozo w'urubyiruko rwacu hano ku rwibutso rwa Jenoside rwa Nyanza, ariko mbere yuko dusoza ndagira ngo ngire nka mesaje mbabwira, ariko nanjye nibwira nibyo. Kuri ubu ngubu hashize imyaka 30 nimwe Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye, ariko navuga ko urugamba ubu ngubu turiho, urugamba rw'amasasu, navuga ko atari rwo turiho, ahubwo turi mu rugamba rwo kugira ngo turwane n'abo bose bahakana bakanapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Iterambere turaribona umunsi ku munsi, dufite ubuyobozi bwiza rwose, nta na kimwe tubushinja, ariko iterambere dukoresha, ese tekinoloji dufite kugeza ubu ngubu tuyikoresha gute? Rero dufite abantu benshi cyane bagerageza gusubiza u Rwanda aho rwaturutse, ngira ngo twibukiranyije neza muri zimwe stages cyangwa se ibyiciro bya Jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa se na Jenoside muri rusange, hari icyiciro cya nyuma cyitwa negationisme cyangwa deny, guhakana no gupfobya Jenoside. Rero abo bose bahakana bakanapfobya Jenoside n'ubundi bakoresha izo platform dufite kubera tekinoloji dufite. Twese dukoresha imbuga nkoranyambaga, erezuma ko muri nk'ahanga ntabwo bakoresha TikTok, nayo ni imwe muri social media platform ikoreshwa n'abantu benshi kandi ikagera ku mubare munini cyane. Rero n'abo bantu bakoresha izo muhaye zose, abahakana bakanapfobya Jenoside, bakoresha izo mbuga nkoranyambaga, bakoresha izo YouTube, bakoresha ayo Instagram, bakoresha izo TikTok, bakoresha ariko ntago twashobora kubarwanya cyangwa se ntago twashobora kujya muri urwo rugamba tudafite information cyangwa se tudafite amakuru. Burya umuntu wese ufite amakuru ashobora kuba ari amakuru ya fake cyangwa se amakuru adahagazeho, ariko mu gihe ayakurusha arakuyobora. Burya umuntu ufite amakuru arakuyobora. Rero kugira ngo tuzabashe kurwana nabo, ntago twashobora kurwana nabo tudafite ayo makuru. Dufite rero iyo initiative yo kugira ngo natwe twiyemforme, tumenye se ni ibiki bivuga ku gihugu cyacu, ese ni igiki kijya mbere, kugira ngo bidufashe natwe kurwanya abo bose bahakana bakanapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Rero nasoza mbashimira ku bw'uyu mwanya mwafashe kugira ngo muze mwige sigasire murabungabunga amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi binyuze muri buno buryo bwo gusura inzibutso za Jenoside yakorewe Abatutsi, bityo amasomo twabonye muri Jenoside yakorewe Abatutsi azatume tuba mu Rwanda twifuza, u Rwanda rutekanye kandi u Rwanda rwiza cyane. Rero ndabashimiye cyane, murakoze cyane. Sinzi niba hari ufite icyo yongeraho cyangwa se ufite reaction runaka wenda muzanye gukomera. Murakoze cyane. Murakoze rero, iyo rero tuza kubyibuka kugira handi kugira ngo dukarabe tukomeze. Ntabwo twajya hariya twese kuko dufite envelope turi busige urwibutso, simubizi. Iyo envelope rero tuyitaramo abantu bakeya, hangana gute ahantu cyangwa yego, urumva rero hagira abantu bakeya bafatika, sibyo? Kugira ngo dukore icyatuzanye, hasigaye tujye kuganira birambuye, siko bimeze. Rero mwakoze kwitanga uyu munsi, ni umunsi muremure kuva saa 5, abahagereye ku gihe mwagize neza. Ndabashimira neza, nitugere turiya tunaganira dusangira ijambo. Murakoze. Anje ngwino. Akoretera. Iko ndani mbona ndio.